bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo, mwami Yesu nashimwe cyane, ndabashoboje aho muri hose, Imana ibampere imigisha. Hanyuma nitwa Mukandengo Laurence, ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADEPR Gatenga, aho niho nkorera umurimo w'Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Ngarutse imbere yanyu rero tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abefeso. Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2, umurongo w'8 kugeza ku wa 10. Havuga ngo kugendera mu mugambi w'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2, umurongo w'8 n'uwa 10. Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ishimwe. Ndashaka ko tuvuga kuri uyu murongo wa 10 cyane. Haravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umutwe w'amagambo nashatse ko twawugira nk'uyu murongo wa 10, kugendera mu mugambi w'Imana. Nibyo Uwiteka yaturemeye. Imana rero, Imana ibampera umugisha. Tugiye kuganira kuri iri jambo umwanya muto. Iri ni ijambo ryumvikana kandi risobanutse neza. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mwakijijwe ku buntu kubwo kwizera. Twakijijwe ku buntu. Imana niyo ubwayo yaturebye itwoherereza umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo aze atubere incungu, aze aduhe agakiza. Hanyuma abamwizeye bose bahawe ubugingo buhoraho, cyangwa se babaye abana b'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Twababariwe ku buntu. Yesu yatugiriye neza, yemera kwitanga. Ubundi ibyaha twari twakoze byari byarakaje Imana. Imana rero ngo irarakara, ndetse yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu. Ngo nuko iravuga ngo igiye kurimbura umwana w'umuntu, ariko hazaho imbabazi zayo zimwe zihoraho iteka zituma tudashira. Ngo nuko ibaza ibizima, abaserafi, abakerubi n'abamarayika waza gucungura umwana w'umuntu, ngo bose baratinya, bose ntihagira n'umwe ufata umwanzuro wo kuza kuducungura. Ngo ariko Yesu afata wa muzingo w'igitabo, aremera nuko aza kuducungura. Rero uyu Yesu abamwemeye bose bahawe kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe. Yesu araza yireherezaho amahanga yose, yemera gupfa urupfu rubi rw'agashinyaguro. Imibyimba ye n'intimba ze nibyo adukirisha. Yemera kubabazwa, yemera kugirwaho n'umubabaro. Ibyo twagombaga guhura nabyo, igihano Yesu yahawe ngo cyari icyanjye. Yesu yari umwana w'Imana, arera, arakiranuka mu byo avuga, mu byo akora. Yari Imana, ariko yemera kuza
ntiyaterwa n'isoni z'ibyaha byacu, yemera kujya ku musaraba yikorera ibyaha byacu, abijyana no ku musaraba, araducungura. Yesu rero ngo yaje mu isi guha intama ze agakiza no kuziha ubugingo, ngo ndetse ubugingo bwinshi. Icyo ni cyo cyazanye Yesu Kristo mu isi, ni ukugira ngo adukize ibyaha byacu n'ibicumuro byacu byose. Imana ibamere umugisha. Nuko rero Pawulo yandikira Abefeso arababwira ati mwahawe agakiza ku buntu, si ku bwanyu, si no ku bw'imirimo mwakoze, ejo hatazagira umuntu wirata ngo yakoraga umurimo w'Imana, uyu n'uyu nibyo byamuzaniye agakiza. Yesu atari yaza mu isi, imirimo ntayo twari dufite, hari hariho gukora kw'Imana gusa, ariko twebwe nta mirimo, kuko iyo twari twarakoze yari yo kutwicisha no kuturimbuza. Hanyuma Yesu rero amaje kuza kuducungura, aduhaye agakiza, aba ari bwo adusigira umurimo we, kuko yaravuze ngo ndagiye, ngo ariko simbasize mwenyine, basigiye umwuka wera, ngo abe ari we uzabafasha. Tubwira ngo kandi muzarambika ibiganza byanyu ku barwayi bakire, ndetse muzirukana amadayimoni mu izina ryanjye bakire. Naho niho Yesu yatugabiye iyi mirimo mubona dukora, aho niho Yesu yadusigiye umurimo. Yaravuze ngo unyizera wese azakora ibiruta ibyo we yasize akoze. Imana rero ishimwe cyane. Aho rero Yesu niho yaduhereye uruhushya rwo gukora imirimo yose, ariko tuyikoreye muri Kristo Yesu. Hanyuma Pawulo rero nawe arababwira ati ntabwo agakiza mwahawe ari ku bwanyu, kuko ntimwari muzi aho kazaturuka, nta nubwo ari no kubw'imirimo, ngo nta nubwo ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, ahubwo twahawe agakiza kubwo kwizera. Uko twakiriye Yesu tukamwizera, nicyo cyatumye duhabwa agakiza. Uwarebye Yesu akumva ibyo avuga, akareba ibyo akora, akumvira ijwi rye, akamwitaba, akamukurikira, uwo nguwo yahawe agakiza kubwo kwizera ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Ngo ahubwo ngo kuko ku murongo w'10 haravuga ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe. Buriya Imana ijya kurema umuntu nta kindi kintu yamuremeye, ahubwo yamuremeye gukora imirimo myiza yose yo muri Kristo Yesu. Yamuremeye gusenga, yamuremeye kugira neza, yamuremeye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, yamuremeye gutura icya 10 n'amaturo, yamuremeye gutanga amashimwe mu nzu yayo, yamuremeye kugaburira abakene, kubambika, yamuremeye imirimo myiza, kwera imbuto zo gukiranuka, yamuremeye imirimo myiza. Iyo mirimo rero Imana yayiremye kera cyane, ngo niyo yayiremeye, nicyo yaturemeye kugira ngo tuzayigenderemo. Hari igihe abantu bajya bagenda baciye ukubiri n'umugambi w'Imana, kandi Imana yo ntabwo ijya ikora sansenike, ntabwo ijya igenda sansenike, umurongo wayo uhora ugororotse. Icyo koze hari igihe ijya ikurikira umuntu yatanye, Imana bikaba ngombwa ko ica muri ango kugira ngo ikugarure, hari cyangwa se igushyikirize mu mugambi, igushyitse mu mugambi wayo. Hari igihe bene se wa Yosefu bamugiriye uburakari, kuko bari
Yosefu yari yagize ihishurirwa, yerekwa ngo azabe umuntu ukomeye. Buracya arotorera bene se ndetse harimo na se, aravuga ngo nabonye imiba 12, 11 n'inyenyeri n'izuba ngo bimanuka byikubita hasi ngo byubamye, wasigara umubu umwe uhagaze. Ise akimara kubyumva aravuga ngo bishatse kuvuga ko bene nyoko bose, bene so bose, nanjye na nyoko tuzakubararira. Aravuga ati ariko njyewe ni iryo hishurirwa nabonye. Ariko bene se bo bamurushaga kumenya neza icyo inzozi zivuze icyo ari cyo, bamugirira uburakari, bamugirira ishyari, ndetse bashaka kumwica. Hari ukuntu mu itangiriro hatubwira urugendo rwa Yosefu, ukuntu bagiye bakamuta mu rwobo, ukuntu bavuye byarangiye bakamugurisha. Urwo rugendo rwari rugoye. Icyo gihe Yosefu akiri muri urwo rugendo, ntekereza ko atari guhita atekereza kuri za nzozi yagize, ariko rwari urugendo Imana yemeye ko anyuramo kugira ngo azagere ku mirimo myiza Imana yamuteguriye kera. Nuko arangije rero ngo bamaze kumugurisha, aragenda aza kwisanga kwa Potifari ku mwami. Naho agezeyo yagira amahoro kugeza ubwo umugore we yamwifuje, ariko kuko Imana yari iri kumwe nawe imukiza icyago umugore yari amuteze. Nuko igihe kiragera rero Yosefu, umugambi w'Imana uza gusohora kuri we, aba ukomeye cyane. Rero izo nzira zose ni inzira Imana igicishamo iyo iri kumwe nawe muri urwo rugendo. Ibyakugerageza byose, ibyaguhiga byose, ibyashaka kukwica, ibyakugurisha. Kuri uyu munsi wa none Yosefu ntawe uhari ngo tumugurishe, ariko hari igihe ujya usanga umuntu yaragurishije abo mu rugo rwe, akabatangaho ibitambo runaka, agatamba umwe, agatamba uwa kabiri, agatamba undi. Ni ukugurisha, ni wa mwuka w'abanyekanani wumva ko wabona icyiza ari uko batanze mugenzi wawe, ari uko wamugurishije. Rero ni wa mwuka w'abanyekanani w'ubucuruzi twigeze kuganiraho mu cyigisho cyatambutse. Ariko iyo uri mu mugambi w'Imana, Imana ijya yemera yuko banakugurisha, Imana ijya yemera yuko banagutanga. Ariko umugambi w'Imana ntujya wemerera ibyo biguzi ko bigufata ngo bikugirire nk'uko ababisha bawe babishatse. Imana rero igidutabara kubw'umugambi wayo, kubw'umurimo wayo yaturemeye kera. Niyo mpamvu rero abantu b'Imana bakwiriye gusobanukirwa, ese naremewe iki? Naremewe iki? Uyu Yosefu yaciye muri izo nzira, ariko umugambi w'Imana ugendana nawe, akomeza inzira zo gukiranuka, akomeza gukiranuka muri we, ntiyatakaza Imana muri we, ntiyareka kwizera, ntiyareka gukora ibyo Imana ishaka, akomeza kubana n'Imana, akomeza kubana n'umugambi w'Imana muri we. Hanyuma igihe kigeze abukomeye, kugeza ubwo bene se baje kuhaha mu gihugu yari akuriye, yari yabayemo uwa kabiri ku mwami, ngo bamugeze imbere, ngo bamwikubita imbere. Uyu mugabo ngo akavuga indimi z'aho ngaho, zo kwa Potifari, akayavuga indimi zaho, ariko bo bavuga ururimi rw'iwabo akabyumva kuko yari uwabo. Ariko bakajya bajijisha avuga ururimi rw'aho ngaho, akabazimiza, kugeza ubwo yababwiye ati noneho abantu bose nibasohoke, sigarane nawe. Ngo kwiyumanganya byari bimaje kumunanira. Arangije arababwira ati ni njye Yosefu, wa wundi mwagurishije, wa wundi mwashatse kuburizamo umugambi w'Imana, ni njye Yosefu muvugana. Data Yakobo ari aho. Bahita bagira ubwoba. Ariko Yosefu ntabwo yabituye nabi bari bamugiriye, ntabwo yigeze abitura inabi.
ahubwo kuko yari umuhesha w'umugisha, yarababwiye ati ndabagirira neza, yari yarababwiye ati njye n'ubundi nzabagirira neza n'abana bana. Rero yabagiriye neza ndetse abatuma se ababwiye ati mugende mumunzanire. Nuko uyu mugabo umugambi w'Imana urasohora, wa wundi yari yarose ari muto cyane abona bamwikubita imbere, baraje bamwikubita imbere, na se ahageze amwikubita imbere. Imana isohoza umugambi wayo wo gukomera kwa Yosefu. Imana yacu rero ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero we yarababwiye ati narababariye cyane, nabababariye kera, kuko ziriya nzira zose mwancishijemo byari mu mugambi w'Imana, byari ukugira ngo mpure n'umurimo n'imirimo Imana yandemeye. Imana ishimwe cyane, kugira ngo nyigenderemo. Byari ukugira ngo mpure n'umugambi w'Imana, noneho nkugenderemo, noneho uw'Imana yanteguriye kera aba ari wo mbamo. Igihe cyari kigeze cya Yosefu cyo kuba mu mugambi w'Imana uwo yiteguriye kera. Natwe rero tujya dushaka kugira ngo abantu babeho mu gushaka kwacu, babeho mu byifuzo byacu, kandi imitekerereze yacu siyo y'Imana. Ahubwo dukwiriye kumenya ngo mbere na mbere ntari narimwa Imana yari ifiteho uwuhe mugambi. Ese uwo tubana tutari twabana, Imana yari ifite uwuhe mugambi ku rugo rwanjye, yari ifite umugambi iki ku bana banjye. Dukwiriye rero kujya tubaho mu buryo usenga, tuvuga ngo Mana, ubuzima bwanjye bubeho mu mugambi wawe. Niba ugiye gushaka ukavuga uti Mana, urugo rwanjye ruzabeho uko wari warabiteguye kera, umugambi wawe kera ntari natekereza ko nzashaka, kera ntari natekereza ko nzabyara, abana banjye babeho mu buryo wowe wabiteguye kera batari babaho. Kuko hari ijambo rivuga ngo Imana ibwira, banza yarabwiraga Kuro, iramubwira ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya nyoko, ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, ngo kandi nakwise izina utari wabaho. Ni ukuvuga ngo rero Imana ngo yaturemeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera. Dukwiriye rero kubaho mu buzima, cyangwa se tukagendera mu buzima, mu bushake bw'Imana, bwa bundi yaduteguriye kera tutari twabaho, bwa bundi yaduteguriye kera tutari twasama. Imana yacu ishimwe. Ngo si kubw'imirimo, ntabwo ari kubw'amashuri, ntabwo ari kubw'icyubahiro, kuko hari n'utarize ariko uyu munsi wa none ariho mu bushake bw'Imana kandi akabona umugisha w'Uwiteka. Imana ikabibanye nawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Imana rero ishimwe cyane. Imana ijya idufasha kumenya neza umugambi w'Imana kuri twe. Tumenye ngo kera cyane tutarabaho Imana yari idufite mu mugambi wayo, kandi hari icyo yaturemeye, ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ishimwe. Imana yaturemeye gukora imirimo myiza. Buriya nubona uri gukora ibyaha, uzajya umenya ko ntabwo uri gukora iby'Imana yakuremeye. Nubona ufata umuntu ukamumanipira, ukamushyira hasi rwose, ukamutesha agaciro, ujye umenya yuko uwo muntu ariho mu mugambi w'Imana. Wowe urimo urakora amakosa, urimo urakora ibitari mu mugambi w'Imana. Ahubwo yakuremeye cyangwa se yandemeye gukora imirimo myiza izaduhesha ubugingo. Kuko hari ijambo rivuga ngo umwuka nawe aravuga ngo ye baruhuke imiruho n'imihati, ngo imirimo bakoze igenda ibaherekeje. Dukwiriye gukora imirimo izaduherekeza, kuko iyo niyo Imana yaturemeye. Imirimo tuzabana nayo, imirimo tuzamurikanwa nayo imbere ya Data wa twese mwiza.
iyi mirimo rero niyo Imana yaturemeye. Ujye uharanira gukora ibyiza, Imana nayo izakugirira neza. Ujye uharanira gushaka gukiranuka rwose, wimure ikibi muri wowe. Niba hari n'ukuntu cyajyaga kigira imbaraga muri wowe, ugerageze usenge Imana, usabe Imana ize yirukane uwo mubi, kuko yaravuze ngo nzohereza amavubi ngo akwirukanire ababisha bawe. Mu babisha rero dufite bakomeye cyane ni abari mu mitima yacu, badutera kudakora iby'Imana yaturemeye, badutera kudakora imirimo myiza Imana yaturemeye, badutera kwishyira hejuru, badutera gukora ibyaha, badutera kubangikanya Imana, badutera kugira ishyari, tukarwanya imigisha y'abandi, badutera. Abo ni ababisha bakomeye cyane badutandukanya n'Imana. Nta kindi kintu kijya gitandukanya umwana w'umuntu n'Imana, ni icyaha. Ubwo rero icyo gihe twageze muri ubwo buzima bwo kuganzwa n'ikibi, bwo kuganzwa no gukora ibibi, tubanza kubikora mu bitekerezo, twarangiza tukabishyira no ku mugaragaro. Ubanza kwanga umuntu mu bitekerezo, warangiza ukamutuka kugira ngo umwereke yuko umwereke rwa rwango ruri mu mutima wawe. Kumutuka bikarengaho, ukaba wanamukubita, ukaba wanamukorera n'ikindi kintu kibi, kugira ngo umwereke yuko, kugira ngo umwereke ibirwanira mu mutima wawe. Ariko igihe cyose uzumva yuko waganjijwe, ibyo bintu bigufitemo uburemere, jya ubyirukana, usenga Imana. Niba udashoboye kubyirukanira, usenga Imana iguhe agakiza, ikoherereze marayika wayo, ikoherereze umwuka we, aguhe agakiza ku buntu, agukize icyo kintu, agukize icyo cyago, kuko si icyo waremewe. Uri mu mugambi wa Satani, uri kugenda mu nzira Satani agushakamo, kandi si icyo ngicyo Imana yakuremeye. Ahubwo ngo kuko ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Rero menya ko umugambi w'Imana kuri wowe ni uwo gukora imirimo myiza iri muri Kristo Yesu. Imana rero iduhana umugisha, kandi Imana ibiteho, ibashoboze. Ngo mwakijijwe ku buntu kubwo kwizera. Uyu muntu aba akwiriye kwizera Imana, umuntu akwiriye kwizera ko Imana ariyo yamukiza ikamutabara. Duhora dusaba agakiza k'Imana umunsi ku munsi, kuko turi mu rugamba, kuko turi mu isi mbi. Aho turi ni naho hari n'intebe ya Satani, kandi Satani ni umwanzi w'ibyiza. Ntashaka yuko dukiranuka, ntashaka ko tubona amahoro, ngo ahora aconshoma, ngo atontoma ngo mu isi, ngo ashaka uwo yaconshomera. Rero mureke Satani ataduconshomera, ahubwo dushake imirimo myiza, tunayiharanire, tunayikore, byange bikunde tubikore, kuko iyi mirimo myiza niyo Imana yaturemeye, niwo mugambi w'Imana dushakamo ko ariwo tugenderamo. Nujya kugendera mu bindi, ntabwo uzaba ushohoje icyo Imana igushakaho. Ushobora guhura n'ibikomeye cyane iyo wimitse inzangano muri wowe, iyo wimitse amahane muri wowe, iyo wimitse intonganya muri wowe, iyo wimitse ishyari, iyo wimitse ubusambanyi, iyo wimitse ibyaha by'urukozasoni, iyo wimitse kubangikanya Imana, uhura n'akaga n'amakuba muri iyo nzira. Kuko Satani nawe aba ari hariya kugira ngo akubabaze akoresheje ibyo byaha, uba umwanzi w'Imana. Ariko Bibiliya iravuga ngo, cyangwa se umuririmbyi yararimbye aravuga ngo, abanga Imana ntibayikunde bazapfa be kwibukwa. Dukwiriye rero gukunda Imana kugera ku rwego tuyisaba, tukayibwira ngo Mana, ifeza n'izahabu ntacyo byatumarira cyane. Icyo dushaka Mana, udufashe kubasha kumenya neza no kugendera mu mirimo waduteguriye kera. Imana ishimwe. Iyindi mirimo yose dushobora kuyijyamo atari y'Imana yaduteguriye, ntituyibonere umugisha, tukayisonzeramo, kandi turi abakozi, kandi dukora, tukayisonzeramo, tukayikeneramo. Kubera iki? Kubera ko twagendeye ahatari mu bushake
bw'Imana, aho Imana itaturemeye kuva kera. Rero mureke dusenge Imana, tuyisabe iduhe ihishurirwa, tubashe gusobanukirwa neza n'uwuhe mugambi Imana idufiteho. Ese mbere na mbere Mana bundi wari warandemeye kuzabaho ne, kuzakora iki n'iki wari warandemeye? Imana izaguhuza n'umugambi wayo, kuko Imana irahari, iriho, irakora, irumva, irasengwa, igasubiza. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana ibakore ku maso, mumenye icyo mwaremewe. Ntabwo kuba hari icyubahiro runaka Imana yaguhaye ntabwo bivuga yuko yabikwicajemo kugira ngo ubone uko utesha agaciro abari munsi yawe. Ahubwo banza umenye ngo mbese muri icyo cyubahiro ubundi niwo mugambi Imana yari igufiteho kuva kera. Icyo cyubahiro rero yaguhaye, icyo gitinyiro yaguhaye, iyo mirimo myiza yaguhaye, aho wicaye, aho uri, aho urimo ukorera, aho ubona ko uguwe neza, senga Imana ubanza usobanukirwe niba aho ngaho hariho Imana yakuremeye kuva kera. Niba uri mu bushake bw'Imana, niba uri kugendera mu mirimo myiza, wumve rero ko ibyo byose ni accessoire Imana yaguhaye kugira ngo bigufashe mu buzima busanzwe, ariko ubundi Imana yaturemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana iduhe umugisha. Reka rero dusenga Imana. Ko mbere yuko dusenga, niba unejejwe n'iri jambo, wumve video irangire, niri kunezeza, ukore share, wandike comment. Hasi hari na nimero iri kuri WhatsApp, watwandikira na email, watwandikira tukagusubiza. Ufite igitekerezo cyiza cyubaka umurimo wa data muri twe, ushaka gusangiza abandi, ni karibu. Ufite ubuhamya, ni karibu. Kandi ufite n'ijambo ryiza ry'ukuri, ijambo ry'Imana, ushaka kurisangiza abandi, ni ukuri, ni karibu. Muze twamamaze ubutumwa bwiza. Yesu azatugororera, Yesu azaduhembera imirimo twakoze tukiri mu isi. Imana rero ibamere umugisha. Mukore subscribe niba uri mushyashya, ubundi Yesu aduhana umugisha. Reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, wicaye mu ijuru ryawe ryiza ry'amahoro cyane, ugoswe n'ibizima bine, abaserafi n'abakerubi, bahora bakwikubita imbere bakuramya bavuga ngo Mana urera, 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 urera Mana. Urera, ntukiranirwa kuri wowe Mwami, nta kizinga, nta cyaha na kimwe, ahubwo uri Imana nziza yera igakiranuka muri byose. Uri ukuri, uri ubwenge, uri ubuhanga, uri ubumenyi, uri ishobora byose kandi witwa isumba byose. Izina ryawe rero nirihimbazwe. Turagushimiye ko waduhaye agakiza kawe ku buntu, kandi turagushimiye ko waturemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyo waturemeye kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Shoboza ubwoko bwawe Mwami kumenya umugambi wawe kuri bo. Mu izina rya Yesu, nanjye unshoboze nyakubahwa Imana, kandi ujye umpishurira buri munsi rwose Yesu. Menye umugambi wawe mu izina rya Yesu, abari wongendera mu Kristo Yesu. Sinifuza kugenda njyenyine, abacu ntibifuza kugenda bonyine, ahubwo Uwiteka Imana yacu, ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu. Tuyobore inzira nziza zo gukiranuka, uzatugeze mu ijuru ryawe amahoro. Urakoze Yesu, ngaho bana natwe kandi tugirire neza. Abantu bawe bahe agakiza ku buntu, bakure mu byaha, bakure Mwami Yesu iyo batataniye. Mu izina rya Yesu, bazanisha imbaraga zawe zikomeye. Ijambo ryawe ritanga agakiza ku buntu niryumvikane mu bugingo bwabo no mu mitima yabo, rihindura amateka mu izina rya Yesu, rihindura ubuzima n'imibereho mu izina rya Kristo Yesu. Uwiteka we, udushoboze kuba mu mugambi wawe, abariho tugenderamo, kugira ngo Mwami Yesu, Yesu mwana w'Imana, tutazaba nk'abana b'ibirara, ahubwo uzatugirire neza ibihe byose Yesu. Ngaho bana natwe rero, kandi ijambo ryawe ryamamaze mu mitima y'abera, abantu bawe bagubwe neza, ubugingo n'umubiri bibe by'igiciro imbere yawe Yesu. Uduhe umugisha Mwami. Urakoze rero, urakarama. Ngaho utanga agakiza kuboroheje no kubakomeye, abakiri bato n'abakuze,
mu izina rya Yesu. Uwiteka we, wirehereza amahanga, batuye isi bose mwami, ijambo ryawe ribagereho rifite imbaraga mu izina rya Yesu, rihindura ubuzima mu izina rya Yesu. Ufunga amarembo y'ikuzimu, Gehinomu ihombe mu izina rya Yesu. Ufungura ijuru ryawe ryiza ry'amahoro. Uwiteka we, urakoze urakarama, abantu bawe bazatahe mu ijuru amahoro. Turagushimiye kubyumvise kandi ko ubikoreye kwiyubahisha mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, urakoze. Amen.